ibyo nabonye bigiye kuza bikabangamira ubuzima bwa muntu. Mbere na mbere maze mbabwire ko ntabwo ndi umuhanuzi, nta na rimwe nzigera nita umuhanuzi, ahubwo ntanga ubutumwa gusa bw'Imana, kuko nzi neza ko ntari umuhanuzi, ntazigera mba umuhanuzi keretse Imana yonyine ari ibishatse. Reka turebe rero ibyo nabonye. Nagiye kubona mbona ubwonko bwa muntu buvangwa n'ikoranabuhanga, kuko umuvuduko w'ikoranabuhanga ubu ngubu mu bihe biri imbere ntabwo ubwonko ubwabwo buzashobora kubikurikira. Nandi kuri computer ndi gukora ibintu byinshi cyane binyuranye, noneho ijwi rinzaho riranyereka, urabona ukuntu ukora ibintu ntubashe bikurikiranye byose uko bikwiye nk'uko wamye ubikora bikurikiranye. Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga riri kwirukanka ku muvuduko uhebuje. Niyo mpamvu abikoranabuhanga bagiye kuzashaka uburyo bahuza ubwonko n'ikoranabuhanga, noneho ubwonko bagiye gukoresha nk'ububiko, nk'uko bakoresha ama USB n'ibindi byose babikamo ubutumwa. Turebere tugiye kubona mbona nanone ibyabaye 2019 2020 abantu batangiye kumenya ibyo ari byo. Noneho kuko kumenya ibyabaye niko kuzatuma abantu bagira umujinya uhambaye uko babeshwe. Icyo gihe bizakurura amakimbirane menshi cyane, kuko Satani ubwe azashaka kwipfukirana kugira ngo ababeshye. Ariko nagiye kubona mbona Imana ihaye imbaraga ubwoko bwayo, cyane cyane abo bita ngo babuze, batangiye kumenya abaribo. Bamaze kumenya abaribo, niyo mpamvu bahise batangira kurwanya Satani n'abambari be. Satani rero azashaka kurwanya bikomeye, ariko ab'Imana ahisemo abantu b'Imana ubwayo, Imana izabaha imbaraga n'ingufu z'umurengera kugira ngo batsinde umwanzi Satani. Ibyo nibyo niboneye bizaza. Nuko nababwiye ntabwo ndi umuhanuzi ukomeye, ntabwo ubuhamya, ntabwo nzijya nita umuhanuzi nk'uko abandi bita abahanuzi. Icyo ni ikizira kuri njye, kuko uzi agaciro n'ingufu by'umuhanuzi. Umuhanuzi ubundi ni umuntu uvugana n'Imana direct. Njye niko mbibona, ntabwo ari wamubwira ngo arabyutse yise umuhanuzi. Yewe ntabwo muzongera wumva nita umuhanuzi, ahubwo dusangiza abantu iby'Imana bike iba yatuvunguriyeho kugira ngo abantu bakanguke. Rero nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda bakurikira ya nyamaswa, bafata ikimenyetso cya nyamaswa. Abantu benshi rero ikizatuma bafata ikimenyetso cya nyamaswa uko nabibonye ni ukubera ubwiyemezi, kwigira bamenya, kumva ko uzi byose uri hejuru. Ibyo byose bizatuma abantu baba abibone, abazaba bibone bakiyumva barakurikira ikoranabuhanga. Abo bose nibo bazagwirwaho na cya kimenyetso n'umubare w'inyamaswa n'izina ry'inyamaswa, kuko banze gukurikira ijambo ry'Imana bagakurikira Satani. Ngaho rero kanguka, igihe ni iki, umenye uko bimeze kugira ngo hato utazisanga uri mu mubare w'abazakurikira Satani n'abambari be. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.